Yes, mbaye ikaze mu kiganiro Boosting Talent and Passion kuri Stein TV Show. Ya Stein TV Show nk'uko mubizi tubazanira abatumirwa batandukanye, tuba tubafitiye amakuru menshi cyane. Hanga usho kwibaza se uyu muntu turi kumwe ninde, reka avimuzi abibwire neza. Hey lady. Hey. Meze ute? Meze bon. Meze bon. Bon. Bashobora kwibwira se abantu bagudukurikiye. So amazina yanjye yitwa Jean Pierre. Yego. Amazina nitwa n'ababyeyi Jean Pierre niyo nkunze. Ayo. Niyo nkunze Jean Pierre. Ese uri umuntu ukora iki? Ese nk'umutumirwa waje kuri Stein TV Show washobora gusobanurira neza in deep nyine abantu badukurikiye? So jewe Jean Pierre ndi umukobwa icyambere cyo ndi umukobwa w'umunyarwandakazi. Yego. Nkaba ndi umunyeshuri, nkaba niga mu ndangaburizi ikigo giherereye muri Ruhango. So nkaba niga section yitwa Multimedia Film Making cyangwa se Production. Yeah. Uko mubyumva bamwita Jean Pierre. Jean Pierre se arakazina k'akabyiniro cyangwa nickname ushaka ufite abantu bakuzeho? Yeah, amazina yo ni menshi kabisa ariko amazina hari Sky akaba irindi n'ubundi ni Mama Africa. Iryo ni rya kabiri. Okay, hagati ya Mama Africa na Sky ni zina bakunze kukwita cyane, ese wowe ni irihe ukunda cyane? So abantu benshi bakunda kunyita Sky ariko ngiye nkunda Mama Africa. Okay, as Mama Africa barakuzi cyane, uzi ufite amazina atandukanye, ese abantu bakuzi kuki? So abantu banzi ku bintu byinshi bitandukanye. So akenshi ubundi banzi nk'umuntu ukunda gukurikira ibiganiro cyangwa gukurikirana ibintu bijyanye n'umuco gakondo. Ku bintu bijyanye n'umuco se ni bihe bintu ukunda gukora cyane cyane mu muco nyine nyarwanda? So ibintu nkunda gukora cyane mu bintu bijyanye no kuririmba no kuvuga imivugo tu. Rero se ko mbona usa nk'umuntu ukonje kandi hari akazuba nta kuntu waba cap nyine kamera nkanjye ufite vibe nyine umeze neza, sibyo se? Izuba ryo ni danje kabisa, niyo mpamvu ariko kangira yagize ko nshoboye. Yes. Okay Sky, noneho ujye kutubwiramo about nyine Stein TV Show. Stein TV Show ese ni channel wari usanzwe uzi cyangwa ni ubwa mbere yumvishe nk'umutumirwa? So Stein TV Show ni channel numvisheho ngira amasiko kuba namenyesha icyo ikora n'ibyo ikora cyangwa ibyo igamije. Maje kubimenye rero niko kwita numva nayikunze bitewe n'ibiganiro icishaho cyangwa n'umuntu ubikora tu. Yego, Stein TV Show ni channel ariko ni channel yashyizweho n'abantu n'umuntu, ntabwo ari abantu n'umuntu, ntabwo ari channel y'ibi bintu byo kuvuga ngo inkoranyambaga ibiki n'ibyo, yani channel y'umuntu yashyizeho ku giti cye nyine. Urumva ko umuntu nyine harenze n'umata nyine tu. Ku bantu batazi Stein right now n'iki wabakangurira nk'umuntu wa mbere ukibona iyi channel? Ese Jean Pierre, Sky cyangwa Mama Africa, ni cyo kintu wakangurira nyine umuntu nyine ubonye iyi channel bwa mbere? So iyo channel ngiye byarandenze kabisa, ubu sinzi ko nabisobanura. Abantu nyine dukunda bitandukanye, ndabizi ko uzabikunda pe. Iyo channel kuri YouTube channel wagenda ukayisacingaho. Iyo channel ikunda gufasha abantu, abari inyigisho, hariho ibintu byo kuzamura abantu bafite impano. Urumva ni ibintu byinshi cyane kabisa. Rero abantu bitinya, abantu bafite impano ko kumva nta ziri kurenga ewana, ndagushishikariza kugira ngo ugere kuri iyo channel kabisa. Yeah guys, thank you. Uko mubibona bamwita Mama Africa cyangwa ushaka kumwite Sky, ni umukobwa mwiza cyane ukunda ibintu bijyanye na gakondo, akaba yiga trade yitwa Multimedia and Film Making. Uko mubizi Stein TV Show duhari kuri mwese rwose, ni Boosting Talent and Passion for all. Rero twabakangurira nyine kuza mugasura ibihangano byacu, maybe nawe ushaka kwisanga ufite impano ukavuga se gute impano yanjye nayigeze ku bantu, kandi mu by'ukuri iyo mpano ushaka kwifashisha uri kugira ngo utange ubutumwa muri ziya mano yawe cyangwa mu bintu byose ushaka gukora mu buzima bwa buri munsi. Rero Stein TV Show turahari nyine kugira ngo tubafashe buri kimwe cyose muri ibyo bintu. Nka Jean Pierre rero mwumvishe ibyo akunda, gusa ariko yatubwiye ko cyane ko akunda ibintu bijyanye na gakondo. Agiye kuduha kapera
guys mubabarire nawe uri kureba iyi video uze kumuha amashyi ducisheho kapela. So mvuge ku bintu mvugo, mvuge ku bintu byo kuririmba. we maybe wenda mu byo ushobora kuvuga bushobora no gutambutamo ubutumwa. Rero n'indirimbo wumva cyangwa umuvugo wumva ko nyine ari mwiza kuri wowe, wumva wagiza ku bakunzi bawe right now, kuba kikubona cyangwa n'abari barasanzwe ari abakunzi bawe, bigatuma nyine bakora ku mutima. So indirimbo so navuga ni nkihera. So nkamvuge ko indirimbo yitwa Nimuve mu nzira. Ego tubwire neza. Nimuve mu nzira. Nimuve mu nzira yemwe, nimwumvise gatoya, mumurubuganere nerijwi mu kirere, babwire uko namukunze, nimuve mu nzira yemwe. Guys murabyumva rero, ni umukobwa w'umwari cyangwa navuga umwari ufite impano idasanzwe kabisa. Akenshi ibi bintu sinzi impamvu urubyiruko cyane rwitinya gukora ibintu bijyanye na gakondo. Ese wakangurira iki ku rubyiruko bagakunda umuco wabo nyine? So ikintu nababwira cyo nuko iyi si ibintu birimo biragoye pe. Biragoye, urubyiruko rwinshi turi kujyana n'ibigezweho nyine twiyangiza ahahise nyine kabisa. Nubwo twavutse bitakiriho ariko biracyariho. Ibyo bikiriho reka tubizamure noneho tubizore. So rero hari ukuntu ibintu nyine ego, hari ukuntu nyine twebwe twigira abantu barenze wapi. Nta mpamvu, turi abanyarwanda, turi abanyarwandakazi, turi abanyafurika. Mureke tuzure cyangwa dukomeze ibintu byacu, ibintu ababyeyi bacu bavutse biriho kandi ndabizi ko babikundaga nabo. Iyo nicyo kintu nabashishikariza, mubikunde, mubikore, mwihesha agaciro. So mube nyine abari ndetse n'abagabo bashimira cyangwa se bashima Imana. Yego. Thank you Mama Africa, nkuko wabyumvishe, nibyo wabyumvishe neza. Biragayitse kubona ukurikira uyu muntu ukaba utarakora subscribe kugira ngo n'ikindi gihe niwifuza ko atumirwa wagira ute, watera comment tukazamukugarurira. Guys rero turabakunda cyane. Uyu ni umutumirwa w'umunsi, bamwita Mama Africa cyangwa umwite Janvier cyangwa Sky. Guys ku muntu ushaka more information about her, turasiga contact, dusige different platforms, inbox nyine, ubwo ku muntu umushaka azatubwira nta kibazo. Janvier wadusezerera aba bantu. So murakoze kuba mwabanye natwe. Wewe wafashe umwanya wawe, hari byinshi wagombye kuba uri gukora ariko wafashe umwanya wawe uradukurikira. Imana iguhe umugisha kandi ukore subscribe kugira ngo ubutaha ibiganiro byacu ugihurera ku makuru ndetse ugibonera ku gihe. Yego. Ciao guys, turabakunda. Janvier wakoze cyane, turagushimiye. Sawa, merci.